Ishimwe Vestina biravuga ko umugabo we bamaze kuba batandukana. Ni iki kibyihishe inyuma? Ukuri kuri muri ibi ngibi ni ukuhe? Ese Vestina koko nk'uko yabyandikiye ku rubuga rwa Instagram avuga ko umugabo we amubangamiye, avuga ko aruhijwe, afite agahinda ndetse kandi ngo umuntu azahitamo azabanza kumureba amaso ku maso. Ese yabitewe n'iki? Ese agahinda gakabije n'akiki? Umuririmbyi w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Aline Gahongayire yagize icyo avuga kuri uyu mwana w'umukobwa uri kugaruka mu matwi y'Abanyarwanda bavuga ko urugo rumaze amezi 4 rukaba rusenyutse. Irene aho abandi bari mu kahinda, we ari mu byishimo byo kugera kuri stade ya Arsenal, hariya Arsenal aho iri. Ibi byose rero byo nje kugira ngo tubane tuganire kuri ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ariko bakunzi ba Vestina, Imana iramuzi, Imana kandi byose irabizi. Vestina arababaye kandi nubwo ababaye ariko twebwe turamukunda cyane. Reka tuje mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi mbaha ikaze. Ubundi Vestina yitwa Ishimwe Vestina, ni umwana ufite imyaka 21 y'amavuko. Imyaka 22 n'ubundi azayuzuza ejo bundi, ariko iyo tugeze mu mwaka dufata umwaka turimo, ubwo yujuje 22. Umugabo we amurusha hafi imyaka 18 yose. Urumva yuko ari imyaka myinshi cyane. Vestina rero ejo yakoze poste ku rubuga rwe rwa Instagram avuga uburyo atishimye kandi umugabo azabanza guhitamo, azabanza kumureba. Abandi bati ese koko nibyo cyangwa arabeshya? Abandi bati account ye bashobora kuba bayibye. Ibyo ngibyo byose rero nibyo byaje mu matwi y'Abanyarwanda. Kugeza ubu ngubu abantu ntabwo barabasha kuba bamenya igisubizo cy'ibintu biri kuba, igisubizo cy'ibintu biri kuvugwa, ariko twebwe icyo turebaho ni iki? Nuko tukwiye kumusengera tukamuragiza Imana, kuko Imana niyo ya mbere muri we, kandi abakunzi be mureke dusengere uyu mwana. Biragoye, birababaje, ariko twebwe mureke tumusengere. Ibi ngibi byose ari gucamo azabinyuramo kandi yemye neza. Ubundi Vestina aho twari tuzi yuko yagiye mu gitaramo hariya muri Canada mu minsi yashize, niho yarakiri, niho yarari ari mu bitaramo bizenguruka uduce twa Canada. Yabanje muri Vancouver ndetse na murumuna we Dorcas bakurikizaho Endomiti, n'ubundi bajya Regina, ariko basoreje n'ubundi Endomiti. Aho rero basozaga ibitaramo byabo niho ejo amakuru yagiye acicikana ku mbuga nkoranyambaga bavuga ati Vestina urugo rwe rushobora kuba rwasenyutse. Ariko mbere na mbere Vestina ukabona avuga afite ikintu cy'igihunga, ukabona afite ibintu byinshi mu mutima we bitamushimishije, ariko n'ubundi byaje kuba byajya hagaragara avuga uburyo ki ngo hari ibintu azavuga narangiza gukora igitaramo. Ibyo yavuze ni ibi ngibi se twari twiteze cyangwa hari ibindi ari bwavuge? Ibi byose rero n'ubundi turabitegereje nk'abafana be, nk'abakunzi be, turacyabitegereje. Ariko mwabantu mwe abakunzi be mureke tumusengere, kuko Imana niyo ya mbere yo kumurwanira izi ntambara zose ari gucamo. Umuhanzi nk'uko nabibabwiye w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Aline Gahongayire yongeye kugaruka avuga uburyo ki uyu mwana w'umukobwa nubwo ari guca mu bibazo, nawe asa nkaho yaciye mu bibazo bisa nk'ibye. Yamwifurije kubyara agaheka kandi gushyira imugongo, amwifuriza gukomera, amwifuriza gusenga cyane, kuko gusenga niyo ntwaro ikemura ibibazo byose waba uri gucamo aka kanya. Ibyo byose rero Aline Gahongayire nawe yabigarutseho, amwifuriza gukomera muri ibi bihe ari gucamo bitoroshye. Ubundi Vestina niki cyamuteye kwandika ibi byose? Cyangwa nuko yashatse umugabo atishimiye? Ku mbuga nkoranyambaga rero abantu banditse ibintu byinshi cyane. Bamwe bavuga ngo urugo rwa Vestina rwasenyutse, Idrissa afite umugore hanze, afite ngo n'abana. Ibyo byose nta kuri tuzi. Abandi bati yakurikiye imitungo, abandi bati ibyo byose biri kugenda bigaruka mu matwi y'Abanyarwanda. Vestina yasenye kera. Abandi bati Idrissa yakoze video ngo amakamera Kabeza, dore ko abenshi cyane batari bazi naho aba, ariko bamwe barabizi abakabeza hano i Remera mu mujyi wa Kigali. Vestina ikiri mahanga hano kumwifuriza gukomera mu rugo rwe, nubwo bitoroshye, nubwo ari ibibazo byinshi cyane, ariko we akomere kandi abizi neza yuko bizagera igihe bigakemuka kandi neza. Abantu bifuje yuko uru rugo rwasenyuka
ntabwo na rimwe bazigera babibona, ahubwo bazajya babona Imana imwubakiye kandi bari kumwe n'umugabo we bameranye neza. Pasiteri wamushyingiye yabahaye impanuro ababwira ngo muzaheke kandi mubane neza. Nubwo Idirisa Ouedraogo atumvi ururimi rw'Ikinyarwanda ariko n'ubundi baramusobanuriraga, ibyo byose rero yarabyumvaga. Ariko Mana, gusenya ukiri mutoya biravuna kandi biragora. Ubu umuryango we niwe uri kubyumva, ariko nta kintu baratangaza, haba ari umuryango haba hari famiye yabo, nta kintu baratangaza, baracecetse. Muri iyi mihanda niko bimera, ariko uyu mwana w'umukobwa yahuye n'ikintu cyitwa ibigeragezo, ibibazo byinshi cyane, kubabara kwinshi, kugira agahinda kenshi mu mutima. Ukuri kose kuzajya ahagaragara, ukuri kose kwishe inyuma y'ibi bintu. Bamwe bari kuvuga yuko na Murindahabi abiri inyuma. Byose rero Imana igomba kumugirira neza, kuko n'ubundi Vestina uko ubona avuga, ubona yuko avugana ikintu mu mutima we. Niba atishimiye urugo, niba ari urugo cyangwa inshuti ze, ntabwo tubizi. Gusa we uyu mwana yakuze akiri umwana muto koko. Muri iyi si niwe nabonye abantu bavuga cyane, baramuvuga ariko akemera akihangana. Yaravuzwe, abantu benshi rero baramuzi, nta muntu n'umwe n'uyu n'umwe utamuzi. Ariko icyo tumushimira we ni uko aba abizi, yarangiza akisengera Imana, Imana ikamugirira neza, akabasha gukomera mu bigeragezo ari gucamo byose. Ngayo nguko rero uko bimeze, uko biba bigenze, akacu kose kaba ari akagaruka. Ibintu byacu byose biba ari ibigaruka, si kuri Vestina gusa, ahubwo abakunzi be mureke tumusengere yubake neza kandi yubake rukomere. Imana niyo ya mbere mu buzima, kandi Imana niyo igira neza. Niba Vestina ari mu bibazo byinshi yenda bisa nk'ibyawe, umubona mwese muzabivamo kandi muzabivamo neza cyane. Icyambere ni ugusenga no kwizera. Imana niyo ya mbere mu buzima, ko tuba tuyikenera umunsi ku munsi ahantu hose tugenda tunyura. Reka mpere aha ngaha mbifuriza ijoro ryiza.